Ndagusuhuje wowe mukunzi wa Iyungure BTV aho waba uherereye hose, amahoro y'Imana abane nawe. Nawe niba uri mushya akaba ari bugeze kuri iyi channel nguhaye karibu. Duherukana mu gice gishize ubwo Bruno yarabonye gira amata. Ese byagenze bite? Tubane. Gikebuka inyuma nabonye Bruno nahise mpaguruka nihuta cyane. Narihuse nsohoka nawe yahise ankurikira agenda ampamagara ati gira amata hagarara. Nakomeje kwihuta nageze hanze ya restaurant akomeza aza nkurikiye. Twahuriye na Karirose nawe yaraje anshaka, hanyuma yahise abwira Bruno ati wowe hano bite urashaka iki hanga, waje gukora iki, gute wamenye ko turi hano? Hanyuma Bruno yaramurebye araseka arambwira ati ndi hano kubw'umugore wanjye naje kumutwara. Karirose yarambwiye ati ariko niki gituma ukomeza kwiruka kuri gira amata, ko yambwiye ko atagushaka, niki ushaka? Hanyuma Bruno yaranyegereye amfata ukuboko arambwira ati ndagira ngo ubivugire hano mu maso ya Karirose, niba utankunda koko ndakubwiza ukuri ko mbyakira kandi ko ndi buve mu buzima bwawe. Naramwitegereje hanyuma ndamubwira ngo Bruno ntaragira icyo mvuga. Karirose yahise ankurura abwira Bruno ati ariko niki gituma ukomeza guhatiriza, hano ntago ari mu rukiko, ikigaragara cyo nuko ushaka ko akora ibyo adakwiye ku mutima kugira ngo akunda kunezeza. Hanyuma Bruno yagize umujinya yahise amutera igipfunsi. Karirose nawe aramwishyura baba bararwanya. Ricardo yahise aza hagati yabo arabatandukanya arababwira ati musige ibi bintu ntibikwiye ku bantu nkamwe, murakuze bihagije ku buryo mwagakwiye kwicara mukaganira kuri ibi bintu. Hanyuma Bruno yaravuze ati gira amata ndacyategereje igisubizo cyawe. Naramwegereye ndamuhobera ndamubwira ni Bruno ndagukunda n'umutima wanjye wose, ahubwo gira icyo ukora untabare unkize Karirose. Yarambwiye ati humura, icyo usabwa ni ukunyizera kandi ukirinda gukora ikintu cyose utambwiye. Twarangije kuvuga gutyo Karirose yahanikije imodoka ahita agenda ari kubona ko arakaye cyane. Hanyuma y'ibyo Bruno yaratubwiye ati mufate ibintu byanyu mu bipakinge nimurangiza tugende mu rugo. Twamubwiye ko nta bintu twazanye uretse imyenda twambaye, ariko mubwira ko mama yapfuye kandi ko ari muri morgue tugomba kumushyingura. Yarababaye ariko nyemerera ko nyine tugomba kujya kumushaka hanyuma tukamujya kumushyingura. Mama akiriho yari yaradusabye ko napfa tuzamushyingura mu rugo. Nabibwiye Bruno ariko yaranyumvishe cyane. Hanyuma yagiye akora ibisabwa ku bitaro kugira ngo baduhe umurambo, barawuduhaye. Twahise dufata inzira yerekeza mu cyaro. Twagiye amasaha menshi kuko hari kure cyane. Twagezeyo tunaniwe bwije turaruhuka. Mu gitondo twahamagaye abaturanyi, inshuti n'abavandimwe tubabwira ibyabaye kuri mama. Barababara nabo bifatanya natwe mu gushyingura. Twarashyinguye dukora imihango yo gushyingura irarangira. Byabaye ngombwa ko tugomba gutaha tugasubira mu mujyi. Twafashe imodoka turagenda, twagiye urugendo rurerure, twageze mu masaha akuze y'ijoro. Twavuye mu modoka turiho twurira kuri esikariye tujya mu nzu. Yagiye kumva numva ijwi rirampamagara ngo gira amata. Narahindukiye ngira ngo numve iryo rwaho riturutse. Nagiye kumva numva amasasu abiri aravuze. Ese ninde bari barashe? Ndagushimiye ko wabanye nanjye, tuzahore mu gice gikurikira. Niba wakunze inkuru ntugende udakoze subscribe kugira ngo n'ubutaha tuzabane. Bye bye, ndabakunda.